iwabo mu miryango ntibakundwa, mu rugo iwabo baratotezwa, bagatukwa ndetse bakanakubitwa. Nta nshuti bagira muri rubanda, bafatwa nk'abadafite icyo bamaze. Ku ishuri iyo bangwa na bagenzi babo bigana kandi bakababaye hafi. Babahora ko batavuga, batumva ndetse batanabona. Nyamara barashoboye. Ese bakundwa? Yego nibyo. Barashoboye kandi ni ishema ry'u Rwanda. Ni ibiremwa byahanzwe na Gihanga. Muri inshuti zanjye. Noneho uriya kwigisha senior 6 abanza bari abasazi ntibagende mfitemo abana ishimwe turutse stress z'abanyeshuri bagiye kuzansaza. Uvuga bakavuga, wavuga bakavuga. Uriya ahubwo jye numbiwe. Ufite amakuru rero nigeze kubyumva na bagenzi be babikomozaho, ariko ngira ngo ni iby'urungano kuko ukuntu mbona kagira impuhwe. narize ishami ry'ubuvuzi ubwenge mu ishuri ryanjye, ariko umuntu yitaho bwa mbere na mbere ni Omar. Oya, icyo uko musobanurira cyo nsanzwe nkizi. Anise. Sini. Kanje. Turahera hamwe. Umwana bwo yarabinyibwiriye ati rwose ndashimira Shami, yarasobanuriye imburu amasomo yose yaramfashije. Mbese nishyiramo ko ari ibyo bisanzwe. Ntekereza ahantu n'ubuse wenda we ntubibonye abana utarimo akantu gusa nkawe n'umubyeyi uzamwegere ati yego urukundo nibyo urarugira, ariko uzitonde umwana atazamufatiranya n'ubu gafite n'utavuga ugasanga agize utamukoresheje amakuru. Turabo twiga nyuma ariko azajya mureba arukumva akabona ari zero. Zaba yarapfuye mureba se mukuye he? Nyine azagenda ashonga. Oya sheri umva ntuzamurebe ngahita ukumva kuko nyine azabanza ashonga apfe garuka. Bano bakuri atavuga nk'ubu ngo nkajya kubona nkabona ntiyumva, nkabona bayi igicumba, nkabona ararwaye, nkabona arapfuye mbana we. Hoya nubwo ngubwo kuba arwaye tumureba gute mani bivuna umuntu mu mutwe nuko umurangiza mani agahita ashaka. Okay ntari action se zamura umutwe kumukingiriza. Ngiye kureba ikintu bakigwema agiye gufata ikintu bakigwema hano